Ese wari uzi ko gukora amata ya soya bitagora? Uyu munsi ngwino nkwereke uburyo uzajya wikorera amata ya soya byoroshye mu rugo kandi bitakugoye. Aya mata ya soya rero akungahaye kuri poroteyine, ni amata meza ushobora kugaburira guhereza abana, ushobora gukoramo amasmuthi mu buryo bworoshye. Icyo uri bukenere rero ni soya zawe urazifata uzishyire mu mazi ndetse uziblending, hanyuma ukuremo ya mata nk'uko tugiye gukora tofu tubigenza. Abantu bashaka kureba video ndende bajye kuri YouTube channel yanjye nayitwa Simply and DIY, hanyuma murebe video yose. Kugira amata yanjye rero aze gufata, nakoresheje coconut, nakuyemo y'amazi yayo. Kugira ngo amata aze kugira taste, nakoresheje dates. Utazifite ushaka gukoresha isukari, ariko ngiye nk'umuntu uri kuri regime navuze ati reka nkoreshe dates. Nahise mfata y'amazi ya coconut nyavanga na dates ndetse nabyo ndabifata ndabiblending. Kandi nkomeza kubabwira ati niba ugeze kuri iyi video kora follow ndetse usubscribing kuri YouTube channel yanjye, kuko nzajya ngenda nacishaho ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye ukeneye. Ufate ya mata yawe rero uyashyire mu isafuriya, hanyuma uyatogose. Ndetse naje gukuramo impumuro mbi, uko byose nabikoze ni kuri YouTube channel. Nahise nshyiramo za dates zivanze na coconut water, ndangije ndabivanga. Muri kubibona ukuntu amata yacu yayisamira. Aya mata rero ni meza, wanywa mu rugo, ushaka kuyakoresha amasmuthi. Ibyo byose uburyo wakoresha amasmuthi biri kuri YouTube channel yanjye. Mugende muri video yose kuri YouTube channel yanjye, kandi video isharing n'abandi bantu batazi uko bakora amata ya soya.